Mvaka Gastorisi umumere kugira ngo abashe kwinjira ku butaka bw'i Buraya byabaye ngombwa ko yambara ubusa buri ku kibuga cy'indege. Reka nkuganirize kwa aka gastori kandi iyi ni true story. Bimwe njya nkunda kubabwira nti agahwa kari ku wundi karahandurika. Hari abantu mu minsi yashize bakunze kujya bambwira ariko se bro kukunda gukora ibiganiro byo kuri diaspora ubwira abantu amastus yuko bahagera baza kwiga baza gukora niki en fait buriya nta gushobora kuburi gushishikariza abantu gusohoka mu gihugu numva ndasetse ndahwereye ahubwo ndimo ndacyubaka kurusha wowe wicejekeye kuko umwana w'u Rwanda nahaguruka inyabitimba arangije secondaire atarafite bourse yo kwiga akabasha kuza par exemple akajya nko muri Espagne akagenda agakora ingénieur mu bintu byo kubaka imihanda yarangiza akabona n'ubwene gihugu bwa Spain agataha mu Rwanda nyuma y'imyaka 5 7 8 cyangwa 10 agataha ari umwenjeniyeri agataha afite diplome azi icyo gukora niki kiruta kubaka igihugu birenze ibyo ngibyo. So reka rero nkubwire story yo mubyeyi tureke utuntu tw'utugambo n'utundi. Ofete umubyeyi yari amaze gukora tentative 5 zo kuza muri Europe byanga, noneho ku nshuro ya 6 agera mu gihugu ntari buze gupresiza cyo muri Europe. Noneho ahageze ahamagara umuryango wari uri mu Birigi bakubita amasaha 8 y'umuhanda bagera ku kibuga cy'indege. Bahageze baramubona ari muri arrivé arimo arasohoka, ariko abantu kuri migration baramukomplika. Ofete ni kimwe mu bihugu by'i Buraya n'ubundi kikirya ruswa, niyo mpamvu naze kugipresiza. Noneho umwe mu bantu bari aho ngaho abwira bavandimwe burya mubyeyi wari uri kuza aravuga ati nyamara uduhaye akanote $1,000 twagukorera umuti uyu muntu wawe tukamusora kuri immigration ukamujyana ugakora ibyo ushaka. Ubwo uwo muvandimwe nawe yari agifite ya filozofi wacu yo mu Rwanda guko nta ruswa itangwa muri administration. Noneho ashaka kubicisha mu nzira zinonosoye babona bubiriyeho burakeye ntibakumva ibyabaye. Ubwo bafata hoteli barara hafi aho ngaho bategereje ko hari icyakemuka. Hagati aho iyo famiye iri kujya gushaka abavoka bakora ibishoboka byose kugira ngo ibintu bice mu nzira nzima. Noneho icyaje kuba n'iki rero nuko uriya mubyeyi wari uri kuva mu ndege bamusubije inyuma baramubwira ngo bagiye kumusubiza mu ndege musubizaho yaraturutse. Umama areba amafaranga umuryango wamudepanshijeho, areba ingendo zose 5 yari amaze gukora kongeraho iyo ngendo urwo rugendo rwa 6. Aravuga ati ibingibi ntago biri buze gukunda. Umama afata icyemezo cyo kwigira umusazi ku kibuga cy'indege. Yabanje akuramo utuboucle d'oreille yari yambaye, akuramo amarinete, akuramo akabluzo ko hejuru. Arega abantu kuri migration bagira ngo ni blague. Umama yakuyemo byose. Babonye atangiye gukuramo n'imyenda yo hasi, ubwo bahamagara equipe médicale. Babazanye akagare nyine ka brancard ko kumutwaraho kuko yari yamaze kuba umusazi ari guteragura imigera ateragura ibipfunsi. Ubwo utwenda twasi abadukuyemo bigera naho akuramo akenda k'imbere. Ubwo abantu bari bahuruye kuri ako gatebe bamujyanye ku ngufu ofete bamujyana ku ndege. Bageze ku ndege neza bagiye kumwinjizamo, equipage y'indege iramwanga iravuga ati uyu muntu ni umusazi ntaho twamujyana. Ubwo muri make we icyo yifuzaga cyari gitangiye kugerwaho. Icyakurikiyeho bamukuye mu ndege kuko equipage y'indege yari yanze kumutwara, baza kuhamukura bamujyana mu bitaro. Bamugejeje ku bitaro baramuvura. Ubwo ari muri icyo gihugu yamaze kugera ku butaka bwa Europe, bamuhata imiti. Ariko noneho hagati aho akaba yari afite hoteli bari bamufatiye kuko kuri booking nyine areserva yari yerekanye ko nagera mu icyo gihugu azahamara nk'icyumweru. Noneho kwa muganga baramubwira bati bo kintu tugiye kugukorera tugiye kukujyana hariya muri hoteli, noneho dukomeze tugukurikiraniriyeho, turajya tukohereza umuganga uza kukwitaho uguha imiti, numara kumererwa neza tuzajya twagusubiza mu gihugu cyawe. Ubwo kuri hoteli hari abapolisi bamucunga nyine n'abakuzi bo kuri hoteli bari babizi ko umuntu nubwo ari mu hoteli ariko ari nk'imfungwa adashobora gutaha. Ubwo hagati aho ya famiye ye iraho iranekereje irimo irashakisha solution. Cyakora uwo mwavoka bashatse niwe waje kubabwira amakuru yuko kwa muganga bamuvanyemo bakamujyana muri ya hoteli. Agakino baje gukora rero nuko wa mwavoka we yabashije kugira uburyo ki acceda muri hoteli.
ageze muri hoteli abwira wa mudamu nyine amubwira umutwe bakoze aramubwira ati ejo saa yine uzimanukire gutya n'ibiserumu byawe ubwira abantu kuri akeye kugiye kota akazuba hasi noneho we nugera hasi hari umujyama uzaba ugucunze amuhereza indikasiyo zose ati wowe numara kumubona nk'ahariya uzigendeshe nyine nk'umuntu uri kwiruhutsa uri kwigendera wirira ubuzima aho ngaho uri kwigendera wifatira akayaga wifatira kuka umutipe azaba afite imodoka hafi ya hoteli wowe uzigiye gutyo ukuntu iyo modoka uyinjiremo uyigwemo so hagati aho izuba ryasizoye kabaye ubwo rero umubyeyi yaje kumanuka kidogo aza kugera hahandi kuri ya position bari bamuhaye asanga wa mutipe aramutegereje imodoka irahari iri standby abayinjiye mu modoka aba muri hoteli ntibamenye ibyabaye ari abapolisi bakomeza kuba mu mandazi bazi ko umuntu ari aho ngaho ari gutembera nyuma y'igihe runaka baje kugarura ubwenge mushiki wacu yamaze kwiciraho so iyi story rero ni y'ukuri nice uwo mubyeyi baramuzanye nyine ubwo bari biteguye n'utundi twenda bageze muri ya modoka arihindura baramujyana bamugezaho umuvandimwe we yaramutegereje na famiye yose bamukubise imodoka bakubita ya masaha 8 y'urugendo bamuzana mu Bubiligi ubu koze procedure zose zikenewe kugeza ubwo bampereye amakuru yari yamaze no kubona ibyangombwa ubu ni umuturage arakora abayeho ndetse yatangiye no kohereza udufaranga kubasigaye mu Rwanda me byabaye ngombwa ko aca mu izo nzira biba ngombwa ko yambara ubusa buri ni kuvuga ngo niba umuntu yambara ubusa buri bro ntago ari umuntu w'umubyeyi umuntu wibarutse umuntu wigeze yubaka urugo umuntu uri responsable umuntu uzi ibyo arimo ntago ari ibintu biciriritse nuko aho yarari ntago yabashaga kugera ku byo yifuza kugeraho birashoboka cyane nawe ko n'undi muntu ari wese wabukurikiranye iki kiganiro ndabazi benshi bakunze kumbaza ni gute umuntu yagera i Buraya ese wageze i Buraya ubuzima koko burahinduka reka nkubwire ndabyemera neza ko iwacu hari uburyo bw'imibereho iwacu hari amafaranga abasore bazi kuyakorera barayakorera abafite facilité kuko ifo kwemera ko ku isi hose nta hantu hataba ndakuzi hataba ikintu kikimenyane bien sûr iyo uvuka mu muryango ufite amateka azwi ubuzima burakorohera aho ukandagiye hose baragufungurira imiryango ariko harimo none n'abandi bantu bameze nkatwe abantu basanzwe badafite imiryango yubatse amateka manini cyane hari igihe ugira amahirwe bigakunda ariko hari n'igihe ugira amahirwe ntibikunde et pourtant hari abandi ntiriwe njya mu mazina yabo ntago banyishyuye ngo mbakorere publicité bo mbona batanakoze ibintu bya danger ariko kubera bo bari bukabona ibintu birakunze so nkagira rero nkubwire ngo hari abantu si no mu Rwanda gusa yewe hari abafaransa benshi baba expat nzi baba muri za Dubai Taiwan hari n'abari mu Rwanda hari abanyamerika bavuye muri Amerika baza mu Rwanda abandi bajya muri za Czech abandi bajya muri Togo en fait ku isi umufaransa ni wavuze ngo l'herbe de l'autre est toujours verte en fait iwabandi iby'abandi iteka ryose ukunze kubona ari byo byiza niyo mpamvu umuntu yikora gutya agasiga imirima ye agasiga akazi agasiga umuryango agasiga ibyo yari afite akavuga ati jewe mvuye mu Rwanda ndagiye ndambutse ngiye Buraya hari abagira bakidekarara nk'impunzi bakidekarara nk'abakozi basanzwe ofite buri wese agira process akoramo kugira ngo abashe kubona icyangombwa kimwemerera gukora ariko ndakubwira ngo mu video kaza gukurikira kangaka ndakubwira noneho na testimony y'undi mwana nzi wageze i Buraya amara imyaka 4 ari kwirukanka ku byangombwa by'impunzi akora ibishoboka byose birabura ariko ku munsi umwe ibyo nta nubwo bimaze igihe kinini bicemo nk'amezi 4 ku itariki ya mbere z'ukwa gatatu k'uyu mwaka uwo mwana bari bamuhaye igipapuro cyo cyitwa quitter territoire cyo kumubwira ati va kubu butaka yari afite amasaha 24 aho yari buhurire na leta hose bari kumusohora ariko uwo mupeti mu cyumweru cyakurikiyeho Wisdom flows, stories deep, the future glows. Urumi Baptist, truth we speak, hearts awake, minds unique. Grow
aho niho nkubwira ngo burya umuteto ni wo kibazo. Umupeti yaricara atekereza avuga ati nyuma y'imyaka 4 abantu nasize bazi ko naje guhaha kweri ngiye gusubirayo amara masa.